iyo biga kuvuga abana bahera ku ijambo nakunze rivuga ngo data data, ntawe utangira avuga ngo mama mama. Hari aho mwabibonye abagabo? Haleluya, haleluya. ko twe rero tuzinduka tujya gutarasa guhiga, kandi nababwiye ko guhiga kwacu dufite uwo tuzira garafurere witwa Adamu, wanze kuvuga ngo mbabarira, ahita turaburiza. Ubu nibi byuya ndi kubira ni ukubera garafurere bana, muvuge ngo garafurere bana. Niwe tuzira. Jambo ry'inyuguti 9 kurivuga byaramunaniye. Imana itimukubita umuzigo. Erega imizigo ntago ari ya none gusa. Ni Imana irayigira. Cakira ishakoshi yuzuyemo umuro. Ariko abagabo murahari? Haleluya abagabo. Haleluya. Ziriya strago muhura nazo zose, biriya bibazo muhura nabyo byose, nta wundi uzira na Adamu. Wanze kuvuga ngo mbabarira. Aba mama haleluya. Burya wavuga soprano utayivuga kuriya kikuryigise uraziraga sister wawe mukuru, niko bavuga. Urazireva. Ako mbanza kiryana. Aribwa n'umubyeyi ugiye kwa muganga afatiyeho. Afatiro cyamucakira kayitahagarara. Cyamurekura kongera agafatiraho. Burya kijya kigusekura uvuga ngo Eva we warandawurije we. Ubu yuvuga ngo mbabarira byari kugutwara iki we. Nta kindi muzira mwaba mama mwe. Murazira mukuru wanyu witwa Eva. Kigusekura ngo niba ari kuri 3 kuri 4. Hari igihe ubaza ngo muganga bigeze kuri 4, natwe ubwo tuba twamaze kubimenya kubibaza. Geze kuri ngo ni kuri 3 bikongera bikamanuka hase birazamuka rya tuba tuza aho bijya. Rero twebwe twumva ngo ni 3. Niba ari 7 niba ari 14 ntumbaze ngo 3 ngo 2 ngo 6. Ako namwe biba ari danger. Ngariko mwebwe yamaze kuza umwana ngo bita birangira. Naho twebwe yebana ni struggle kuva umunsi wemerera kwambara impeta buryo ubutangiye ikose. Munyarwanda yavuze ngo rushinga ubone. Butangiye ikose mwana. Hari agatipe kazi gusirimba taruka gatero batitaruka mwana ugifite umwanya batarakubaza mituweli. Taruka mujye mutaruka mwa basore mwe, mituweli zitarateramo. Mituweli na ya gardienne na ya kwasteri. Uburataruka wakwishura getu harimo nka 3 babana cyangwa 4 mukateranyiriza bigahuriramo. Ariko iyo wamuzanye wishura wenyine, muvuge ngo ngenyine. Muvuge ngo ni danger. Rero abagabo tuzinduka tujya guhiga, murimo murabyumva neza, abana bagisinziriye. Tukagaruka banani ariko ari gihe mama wamubuza amahoro akamubuza amahwema kugira ngo usange kacicaye muri saro nta kindi ashaka. Numara kwinjira maze kuguha kariba gacokoze kavuge ngo data papa, umenye ko kamaze kumenya kuvuga. Niba ababyeyi tunezezwa no kubona abana bagaragaza ibimenyetso by'uko bakuze neza, by'uko bari kugenda bakura neza, Imana nayo ikeneye ibimenyetso by'abakristo bigaragaza ko bari gukura neza. 2022 itabasize nk'uko bayitangiye. Urabona Imana gute? Yohana 15
ijuru. Avuga ngo hari ibimenyetso bazabamenyeraho. Yego. Nuko muzagenda mukera imbuto. Ngo kandi nimuguma muri njye, ageze kuri 7 amagambo yanjye akaguma muri nibwo muzera imbuto nyinshi. Yewe mukristo we, Imana irashaka ko wera imbuto mu byo uvuga ukavuga uri umukristo no kugeza ku myambarire. Ariko haleluya, Hallelujah. umukristo no kugera mu rwego rwo guseka, useke nk'abana bakuze. Mu giporoso ni ukuri kw'Imana ra, mu giporoso. Ndebera uhuye n'umushumba wacu mukuru ari kugenda yekeje shikareta. Oya, suko kurya shikareta ari cya, ariko mureke dukure. Reba uyu mupapa uyoboye, umusanze mu giporoso ari gwekenye. Mureke duku habeho itandukanye. Dukure. Nheruka kugiriya mu gihugu cy'abaturanyi, ngeze gutyo ubusa muramenya hariho iri bagenda barya mushuri. Buri are tugezo nugusekura. Nero abari ibiti biresha gutya by'inyama barirenzaga. Kabate karabaye tu. Haje ndabigenza gutera muvuge ngo ni danje. Mureke dukore. Yego senga. Dukure. Nibyo. Handi ucururiza. Bavuga ati naturanye n'abacuruzi benshi biyita barokore. Ariko uyu we wimukiye inaha muri iyi karitsiye nubwo ari umucuruzi ariko ni umurokore. Hahandi wiga ku ishuri muri rajepura, muri sepu, muri ya magurupe muhuriramo y'abaramyi ku ishuri, kuri za universite. Bavuga ngo twabanye n'abanyeshuri benshi ariko Clementine nawe arakuze. Mureke tugaragaze Imana. 2023 Imana yashaka kugendana n'abana bayo bakuze. Mu kwa mbere abana bakuze, mu kwa kabiri kugeraho Imana ikubitsa amabanga yayo yumva ntabwo bifite. Kugeraho Imana ikubitsa impano zayo kavuga tuyuwe ndabona ageze mu rugero rushyitse, reka muhe impano y'ubuhanuzi. Ariko waba ugukubita muri aka kanya, uyu wamaze gukura, reka muhe impano yo gusengera abarwayi. Ariko ubu wayiguha muri aka kanya byagenda gute? Ndabona uyu wamaze gukura, reka muhe impano y'uburirimbyi. Ubu wayiguha muri aka kanya. Kukongera kukwafisha ubwo ntibyadusaba ko tubanza tukavugana igiciro. Aho warerewe. Yo, uyu mwana w'umukobwa ndabona noneho wamuha urugo. Mureke dukure kugeraho Imana ireba kavuga tuyuwe rwose ndabona nta kibazo kumuha amabanga yanjye ngayatwara. Imana ikeneye kugira ibyo dukorera tukayishima. Ariko kugira ngo tugere mu rwego rwo gushima Imana uko ibishaka nuko tuba twaramaze gukora. Kwiringira ariyo kwiringira. Kandi tugenda tuyibona uko bwije nuko bukeye. Ntago igi baduteza. Igihe babona ko isoni zigiye kudukora, aho ngaho niho Imana imanukira. Igihe babona ko byarangiye, aho niho Imana yiheshereza icyubahiro. Igihe
basinya bakavuga ati aho ku nyanja turabafite, mwatse amagare dutibike tubamare, nta handi inzira iri. Aho ngaho niho Imana imanukira mu nyanja igacamo inzira bakambukaho ku butaka bwo. Ubu hariho abantu bari bafite ibibazo imbere yabo bimeze nk'inyanja itukura, ku buryo na n'uyu munsi wabajije uko babinyuzemo nta busobanuro babona. Barakubwira gusa ngo Imana iratwambukije, ifarashi n'uwo yari ihetse yabikungumuriye mu nyanja. Byagenze gute? Ati twe cyo tuvuga gusa nuko yatwambukije. Bigenze gute? Ati ni inkoni, ku nkoni tu baca. Imana iguha ikibando mwana, iguha ikibando. Hallelujah. Mwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, subiza intege mu bugingo bwe. Ishyimbo ye n'inkoni ye nibyo bimpumuriza. Ishyimbo mu buzima bwawe 2023 ndagusengeye data kujya imbere afite inshyimbo n'iyi nkoni. Ndagusengeye iyi nkoni niyo kugenda isakura mbese ibintu by'ibisega by'ibidubu meza bitwitambitse imbere. Noneho inshyimbo niyo kugenda itugarura, isubiza udutama mu zindi. Hanze data atakugaruye dore uko andeba. Hanze data atakugaruye uzajye kwa Rubangura urebe. Ariko mbese muracyahari? Nugera kwa Rubangura ukabona babandi batambuka uko babyumva, data yongera agaruri. Muvuge ngo yongera agira ate kandi agira ibyo asekuru utambuke. Ndagusengeye mu izina rya Yesu. Hallelujah. Ndagusengeye asubiza intege mu bugingo bwawe, kuko 2022 igusize uri igisenzezeri, ariko ubwo ukigera imbere yayo arashaka kugusubiza intege mu bugingo. Ndagusengeye asubiza intege mu bugingo bwawe. Uyu mwonge akuryamishe mu cyanya cy'ubwatsi. Jambo rye za Zaburi n'ibihimbano by'umwuka aba ariho wicara urambye muri Yesaya 57, kuko Umwami Imana azantabara. Numva wacitse intege wisegure. Yeremiya 33, nabaza ndagutabara wereka ibikomeye biruhije utamenya. Nubona byakomeye wiyorose ikuvureri ivuga ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Uwiteka akuryamishe mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Cyo kurya byose byuzuye mu rwuri birahari. Abashumba uko bwije nuko bukeye babahamagarira abakozi b'Imana, babategurira zaveye, bakabategurira gutarama. Nta kindi ni ukugira ngo umuntu witwa bugingo w'imbere kure abyibuhe agaragara. Shambo rya mbere riranga umwana utarakuze neza aragwingira. Yego. Aragwingira, ahorana umushiha. Mena abo bana batariye indyo yuzuye barwara indwara yitwa bwake, babyimba amatama, ibimenyetso biyiranga, imisatsi iracurama, bagahishira, bagahorana umujinya. Umwana ikijumba yabona ari igitaka itagisekura hasi kandi akongera akagitora akakirya. Hari abakristo dufite nabo babahume waragwingiye, ariko ntago ari abahano nabo muri Cameroon, ntago ari abahano nabo muri Argentine. Ikeneye ko dukura. Bakubenze witakaza ibyiringiro. Si we wa mbere babenze, nanjye barambenze. Urabona hari icyo mbaye se? Azi kuntu kubengwa bibabaza.
none wowe uba wanashoye ngeretse ko bambenze ntacyo nashoye shobuza abasore barashora bakabakuza atareka mubabare mufite igihe muba mwanashoye mwaguze za mitiyu mwashoye mwabajyanye muri Expo naho nje namuhaye agahumbi konyine Mana ishimwe katambenze uwo nahaye agahumbi ariko uwo nakuzagaho niwe wambenze nge yarangaburiraga nkirira nge namusuraga yamagana igikoma nkinywera ubuzima nari mbayemo yarabuze najya gutaka mutuzi twisabune nkajya kwifurira twadusabune tuba turi gushira yabaga kwa nyirasenge cyubabwiza ukuri ntugashore gusa utamubwije ukuri nana kubenga amenye uwabenze nana kwemera amenye uwo yemeye birabyo kujijisha mwagiro n'ishambusha ntuyimare yisekura amenye kurya amenye ko urya nahe byo kutujijisha ejo bakaduhamagara batubwira ko urya ikiro cy'ubugari yisekure urumva muhungu we sekura mwana wikwaka agafanta gato akacyariti kugifanta bitariti kurakiza bantu kubite sega avuga ati kabisa bogari iri kwindambagiza bantu irasekura kabisa irasekura mwana ko ni hano yazagukuza wanabisize wanabisize utanabimaze bisekure azagukuza waranabiriye uzi gushora yawe kanakubenga wanabisize utabiriye nibiba ngombwa wakenateka ubishyire mu bitaha navuga ati kabisa sheri wanje ntago yaya arabitahana mwana ko turi kurwana intambara z'abasore barambagije batarya bakagera mu rugo bakajya barya n'ibyaraye cyo bibazo turi guhura nabyo gatangira kubari mu biro by'ibirayi ko byashize kandi ngibiro 30 twaguze bije undi bishize gute turi babiri si wowe bisekura ni duteza imiyaga sekura bamenye yukurya babimenye nge harabizi ko ndya nyikiriza amen ikiriza gato amen ikeneye ko dukura ngizima ryaje keneye ko dukura tukarangwa n'ibyishimo bakubenze ukagaragaza ibyishimo ntutene bukira imbere y'abakubenze bakwirukanye wicika intege banzu urebe n'impamvu wari ucumbitse bakwirukanye aho ni wagaragaje ubwana mbibutse yuko iri ku kagezi nkurikira gato soze iyo uri ku kagezi akagezi ukagatoba ntago Imana itegura umupfakazi serifati ariko iyo uri ku kagezi akagezi kagakama Imana itegura serifati Urero hari abantu ngo nabaye kwa baranyirukana njya kwa tantine baranyirukana nikoza kwa petit frère wa undi wese wa undi uhimbaza cyane ngo tujye kubana baranyirukana ariko tugukurikirane twasanga ugenda utoba utugeze genda udutoba aho wabonye akazi ka 15 nuhamara ukwezi none ngo urashaka k'iryitano na ka 15 utarahamaze ukwezi ninde waguharinyiza kukageza umenye uko haba ariko haleluya tabasengeye Imana ibahishurira uko muba kukageza haleluya Imana ibahishurira uko muba kukageza buzima bw'abantu b'icyano hafi 85% n'abantu batunzwe n'utugeze menye uko bana natwo
niba ku kagezi uwo muntu nyine Imana igize akagezi akunda kuririmbirwa, muririmbire. Nutaha nturirimbe, uwo munsi araryama arakaye. Warabyuka ukahita utebeza uganagura agasupuresi kawe ukagenda udakoropye. Si gukoropye, ubona ugende. Hari akagezi nabagamo kandi ndi umuyobozi w'icyumba cy'amasengero, ndi umuvugabutumwa. Hano nayoboraga kuri ADEPR Kiroha, habaga harimo nk'abantu 1,000 bangana nkamwe n'abandi mu madirishya bahagaze. Ariko ncunditse nyine igihe nari ndimo cyari cyo kuba ku kagezi. Narabyukaga nkakoropa, namara gukoropa nkoza amasahani, namara koza amasahani nkajya kuvoma, nava kuvoma nkasiga mfuza imyenda y'abana ejo bari bambaye, ubundi nkashyiramo ikote na karuvati nkajya kuyobora iteraniro, kugira ngo ndebe ko katatobamo. Nose ubwo bankujeho nayo gusubira kugangika. None ubu nanjye